ese ibyaha Yesu bamushinje bigatuma bamubamba byaramuhamaga? Jewe navuga ni ibyaha byose, ariko ni igisubizo kigufi. Yego, ariko wenda uze kumba umwanya wo kugisobanura. Nta kibazo. Ibyaha bashinzaga Yesu hafi ya byose, yego, si byose, yego, ariko ni hafi ya byose byaramuhamaga. Kuko abarokore twese tuvuga ko Yesu yarenganye. Yego. Nta cyaha yigeze ikora. Nako Bibiliya ivuga ngo nta cyaha yigeze ikora. None ubwo yararenganye rero nanjye uko nyine uruhande rumwe uravuga ngo yararenganye kuko nta cyaha yakoze. Ariko nge wanyemera nyine nakubwiye ni uraza kuza kumakanya wenda mbisobanure. Yego. Tunyure muri Bibiliya turebe bamushinje ibihe byaha. Ese koko ibyo bamushinze yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Kandi icyo kintu cyo kwita umwana w'Imana mu gitabo cy'amategeko y'Abayahudi cyarahanirwaga. Yego. Byabaga kwigeranya n'Imana cyangwa kwiyita Imana. Ujya kwiyita Imana bikaba ari ugutuka Imana, ari blasphemy, bakaguhanisha igihano cyo gupfa. Bibiliya birimo. Icyo gihano kikaba ari igihano cyo kugira gute? Cyo gupfa. Yego. None niba yaratangiye kwigira Imana, kwiyita umwana w'Imana, akaba bavuze ko atutse Imana mu gitabo cy'amategeko y'Abahana kirimo, igihano cyari iki ubwo? Gupfa. None se Yesu yaba ahubwo we yaravuze ko ari umwana w'Imana? Reka tubisuzume. We yaba yariyise umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Ubwo nidusanga yariyise umwana w'Imana, kiraba kimuhama. Icyaha kiraba kimuhama. Nta kibazo. Ndundi wagize gute? Yabantumyeho. None we yafashe nduwo arikuraho ahita avuga ngo ni ndiwe. Yego. Ndiwe rero ni I am, ni izina ry'Imana. Ubwo bivuze ngo yiyise no mu rubanza ntabwo yabagoraga. Yesu ibyaha yarabyemera, tujye mu nshinzarega narabikoze. Urabona ko icyaha cya mbere kimurega, icyaha bamurega cya mbere cyanamufasha, cyamuhamye. Icyaha cya kabiri rero, yego, yavuraga ku isabato, yaviyoraga, yicaga amategeko y'isabato. Icyaha cya gatandatu bamushinzaga kubeshya no gushuka imbaga y'abantu akayabeshya. Kuri icyo ngicyo cy'uburetse yabigishaga kudakurikiza imigenzo n'amahame by'Abayahudi. Nuzi ko yababwiye ngo iby'Abafarisayo bavuga mu byumve, ariko imigenzo yabo muyirinde. Naribo bayobozi. Urahasobanuye aho ngaho. Yanababwiye yuko afite amazu yasize ateguye azagaruka kujyana n'abaturage. Yanababwiye ko urusengero azanarusenya, n'urusengero ngo rwazarusenya. Yababwiye ko abafite amazu ngo azaza akabajyana. Urumva ibyo byose barabikusanyaga bikaba ibyaha bigira gute? Bimuhama. Yego. Icyaha cya karindwi, kwica amategeko ya Mose, kudahana abanyabyaha. Urimo uravuguruza amategeko. Ubu ndinde guhindura amategeko ya leta ko. Ubundi abo bayobozi bari bamuzaniye Yesu ngo bigende bite, kandi Yesu n'ubundi atari umuyobozi. Reka byumvikane neza. Nyine baramugeragezaga ngo barebe ko yubahiriza, ari umukristo, ari umukiranutsi, yubahiriza amategeko y'Imana. Ngo yari afite ubwami bwe, abana bafite ubwami, azana amategeko yo mu bwami bwe ayazana mu bundi bwami, ahindura abaturage abigisha mu mategeko yo muri bwa bwami. Yego. Ikintu cyo yazira kutubahiriza amategeko y'umuco, kutubahiriza amategeko y'iki? Y'umuco. Abo n'abigishwa baryaga batajabitse iki? Badakarabye intoki, kandi umuco wabo waravuga ngo bakarabe iki? None wa mugabo bita Yesu ko numva bamushinzaga ubwirasi. Bajyaga bavuga ngo yari umwirasi wo ku rwego rwo hejuru. Yajyaga avuga ngo ni umucyo w'isi. Tubonye ko ibyaha bamushinzaga koko ibyo bintu yabikoze, sibyo? Ariko ibyo yakoze koko cyari icyaha gute? Icyaha rero, ikintu cyitwa icyaha ni against God, ni icyaha umuntu yakoreye Imana. Nuko ngo Yesu ibyo bamushinje byose nta cyaha yigeze akorera Imana, ahubwo ibyaha bamushinza nibyo yakoreye abantu. Rero ushobora gukorera abantu icyaha, ariko ku Mana ntukorere icyaha. Umuntu atabuze ibyo kurya akavuga ngo sindya akiyiriza ubusa, ni icyaha gihanwa n'iki? Babitora mu nteko ishinga amategeko. None abo bantu batoye iryo tegeko, abakristo badukurikiye ndababaza, ntabwo bajya biyiriza ubusa?
ahubwo navuga ngo turabwiyiriza. Niba twiyiriza ubusa rero twishe itegeko ry'icyo gihugu. Nubwo icyo gihugu tutakibamo ariko turabwiyiriza. Ariko Imana ntabwo twishe itegeko ryayo. Yego. Kirumvikanye? Cyaritonze kijya ku karubanda gitora itegeko ryayo ngo ubutayu nibwemewe. Abarokore mudukurikiye, hari ubutayu mujyamo cyangwa ni mu bujyamo? Niba mujya mu butayu mwishe itegeko ry'icyo gihugu, nikigufatira kikagushyira muri gereza, uzaba rwose wahanwe n'amategeko. Ariko ku Mana nta cyaha wakoze, kuko Imana ubutayu irabwemera. Ahubwo ikibazo nasorezaho noneho kirabaza kiti, sibyo? Yego. Ibyaha bamushinzaga ko byamuhamaga byari ukuri koko kumwicisha. Mu mategeko y'Abayuda byagombaga kumwicisha, ariko Yesu we yarinde, yari nyir'amategeko, shingiye ku mategeko y'Abayuda. Ubwo bivuze ariko ushingiye ku mategeko y'Abayuda Yesu niyagize gute? Ntabwo yarenganye. Ariko ushingiye ku mategeko y'ijuru yazize akarengane. Aho turuzuzanya, aho ngaho rwose. Ku mategeko y'ijuru yari umwana w'Imana. Yego. Ku mategeko y'ijuru niwe nyumwami w'Isabato. Yego. Ku mategeko y'ijuru koko yari umwami. Yego. Uw'Abayuda n'Abaroma natwe twese cyane yari umwami. Ku mategeko y'ijuru yaviye Isabato, kandi kuko byari bikwiye kuko Isabato yari yashyizeho iherezo, atangije ikindi gihe cy'ubuntu kitagendera ku mategeko. Ariko noneho ku mategeko y'Abayuda n'Abaroma yari umunyabyaha, kuko yose yarayishe ku mugaragaro. Nanga urugero abantu noneho babyumve impamvu mvuze ngo yari umunyabyaha kandi Yesu atagize akora icyaha. Yego. Impamvu Bibiliya ivuga ko Yesu atigeze akora icyaha nuko nta cyaha yigeze akora against God. Ariko yakoze ibyaha byinshi against people, kuko abantu nabo banyishyiriyeho amategeko ukavuga ucyasanga ukayaviyora, ubwo nukoze icyaha kuri abo bantu. Ukoreye icyaha abo bantu banyira amategeko. Nanjye ndabyumva. Turibuka ko yasanze bacuruza mu rusengero akabimena. Yego. Nawe tekereza watanditse mu isoko umuntu akaza akabimena, kandi aho hantu n'ubusanzwe musanzwe muhacururizwa. Iyo wanavutse usanga wahacururiza, ibyo bintu biremewe rwose mu mategeko y'iwanyu. Ariko unaraza hindi kandi ubimenye si umuyobozi. Ubwo urumva icyo cyaha akoreye mu isoko kitamujyana mu nkiko cyane. Kuri bo rero yarabakoreye icyaha, ariko ku Mana yarakoze umurimo. Yego. Bakunzi ba Urukundo TV, turabashimira. Umunsi rero tubonye abashyitsi basangwa, turabasuhuje abakozi b'Imana. Turabakira ngo muganirize abakozi b'Imana bakurikirana umunsi ku wundi. Karibu. Murakoze kandi natwe turabakire kuri Bwiza Urukundo TV, tubahaye ikaze, turabasengera ngo muhahe, muronke, mushake, mugwize. Uwiteka Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, ibyo mukora byose bibabere byiza. Turakwakire nawe Damase. Ndabakunda nanjye kandi ndabasengera iminsi yose, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero twaje kuganira. Yego. Twongeye twabonye akanya ko kongera kugaragara kuri izi kamera kugira ngo twongere tuganire, kandi intego ni yayindi. Yego. Ni ukuganira iby'ubwami bw'Imana n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Yego. Uyu munsi nanone kandi ubwo twagiriye umugisha n'Imana yo kongera kugaragara kuri izi kamera, reka dutangire dusenga kugira ngo tutaza gufata umwanya muremure cyane, kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Ntabwo umwanya ugasenga kugira dutangire ikiganiro. Turagushimiye Mwami Imana amahoro, Umwami Nyiringabo, Gitare cy'amahanga kandi mwungeri ubugingo bwacu. Turakuraritse ngo uzubane natwe muri uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, utwigishe, udusobanurire, dusobanukirwe, natwe dusobanurira abandi. Reka umwuka rero abane natwe, kandi izina rye rikomeze guhabwa icyubahiro mu izina ryiza rya Yesu. Urakoze. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha.
Amen. Uyu munsi nanone turongeye turagarutse kugira ngo twongere tuganire, twongere twibukiranye iby'uru rugendo muri uru rugendo rw'agakiza, twibukiranye uburyo dukwiye kwitwara muri uru rugendo. Yego. Uyu munsi ikiganiro tuje kuganira ni ikiganiro insanganyamatsiko y'iki kiganiro turibaza cyangwa turabaza tuti ese ibyaha Yesu bamushinje bigatuma bamubamba byaramuhamaga? Jewe navuga ni ibyaha byose, ariko ni igisubizo kigufi. Yego, ariko wenda uze kumba umwanya wo kugisobanura. Nta kibazo. Ibyaha bashinzaga Yesu hafi ya byose, yego, si byose, yego, ariko ni hafi ya byose byaramuhamaga. Ubwo abakunzi bacu cyangwa abadukurikirana umunsi ku munsi, uzadukurikira cyangwa uri kudukurikira nawe yazakwiha igisubizo. Icyo ndumva ari nk'icyawe gisubizo. Ubundi gihabanye n'icyo abarokore bavuga. Yego, kuko abarokore twese tuvuga ko Yesu yarenganye. Yego, nta cyaha yigeze ikora. Nako Bibiliya ivuga ngo nta cyaha yigeze ikora. None ubwo yararenganye rero nanjye ubwo rero nyine uruhande rumwe uravuga ngo yararenganye kuko nta cyaha yakoze. Ariko njye wanyemera nyine nakubwiye ni uraza kuza kumakanya wenda mbisobanure. Yego, tunyure muri Bibiliya turebe bamushinje ibihe byaha. Ese koko ibyo bamushinze yarabikoze cyangwa ntiyabikoze? Ibyo nabyo turaza kubigeraho. Yego. Ariko icyo twabanda kwemeranywa, twemeranyijwe yuko Yesu nta cyaha yari yakoze, yararenganye. Uwo ni wowe nyine. Njyewe umagaze mu mwanya wo kuvuga ngo yashinzwe. Reka duhagare mu mwanya w'umwavoka jewe, cyangwa se umwanya w'umucamanza. Yego, njyewe ndi umucamanza, banzaniye umuntu baramushinze ibyaha. Ndareba mu gitabo cy'amategeko, ndebe noneho ibitabo by'amategeko ahana ko iki kintu yakoze cyangwa icyo bavuga ko yavuze cyangwa icyo bavuga ko yakoze kigize icyaha mu mategeko y'iwacu. Ninsanga kigize icyaha ndaza kumushinza icyaha kandi kimuhame. Rero njye nakubwira ni nshingiye ku gitabo cy'amategeko cyariho, nshingiye ku byo bamushinzaga, Yesu byaramuhamaga. Ntacyo. Noneho fata umwanya, ufate nk'iminota 5, udusobanurire mu ncamake uburyo ibyo byaha bashinje Yesu byari ukuri, byari ngombwa yuko anabihanirwa. Ubundi reka dutangire mu itangira rya byose. Yego. Yesu yavutse nk'abandi bana. Yesu akura nk'abandi bana. Nibyo. Nta tandukaniro yari afite n'abandi bana bari batuye kuri iyo karitsiye. Yewe na karitsiye yaramurebaga ikavuga ati nta tandukaniro rya Manuel. Yesu witwaga Manuel, ni rya Korode bari baturanye hirya hara cyangwa Simoni. Nta ryari rihari, ariko mwivukaho ryari rihari. Yavutse bitandukanye. Mwisamwa. Yego. Mwisamwa hari itandukaniro. Uko Yesu yasamwe nuko basamye Simoni cyangwa se Korode bari baturanye. Yego. Icya kabiri, mwivuka ryo kuvuka kwa Yesu no kuvuka kundi mwana kwa byari kimwe. Byarasaga. Itandukano nanone ahantu rizamo n'ukubera ko kwa Yesu hari abahanga cyangwa se abanyabwenge baje kumuramya ari uruhinja. Ariko Korode nawaje kumuramya. Urumva Yesu atangiye gutandukana n'abandi. Ibyo rero bizwi na Yesu n'umuryango we. Naba muri iyo karitsiye bari njyewe Alphonse utuye hano muri iyi karitsiye ntabwo nzi ko abanyabwenge baje. Abaturanyi nta makuru. None se abanyabwenge baraje bakora itangazo, bahuruza icyango ni muze murebe ko tugiye gutura Yesu, umwana Yesu yavutse. Baje bucece nyine nk'uko umwana iyo yavutse dutekereza ko umuturanyi wawe yabyaye. Iyo yabyaye ukajyayo uramamagara, ushyira itangazo kuri radiyo se? Oya, ngenda nyine nk'umungiye gusura umuturanyi. Nyine uwo muturanyi wa hafi niwe ubimenya, ni nawe usura umwana. Abandi baturanyi bakure ntago bibaho. Rero igikomeye ngewe ndi kumvamo, ntago aba banyabwenge bari abaturanyi ba Yesu. Aba banyabwenge ngo bayobowe n'inyenyeri. Niba umuntu atarashoboye kuyoborwa n'inyenyeri ugira ngo yari bubikure he? Ntago yari kubimenya. Ntago yari bubimenye. Icya kabiri ni abashumba babimenye. Yego. Ariko wumva icyaro cyose ntago kigeze kigira gute kimenya iyo nkuru. Ariko abashumba bo barabimenye. Abashumba bari baragiye inama, si bose rega. Nabo bari biririje bari mu gasozi. Aba kabiri ni kwa Herode. Aha gatatu ni abanyabwenge na nyina wa Yesu na se. Nibo bonyine. Nibo bamenye ko hari igidasanzwe kikozwe. Ariko abandi bose bumvishe ko Mariya bari bamuza twite, babona yarabyaye, bavuga ko yavubyaye nk'undi mwana. Ni nayo mpamvu ari kwa Yesu mu cyaro cy'iwabo batamwemeraga.
nuko ayo makuru yose batari bayafite. Icya kabiri, yego, Yesu akura rero nk'abandi bana, agejeje imyaka 30, aravuga ati ndi umwana w'Imana. Jewe nakuranye nawe shaho twariganye hepfo hariya kwa padiri. None nawe ku myaka ya 30 twa dutegereje kujya gushaka umugore, urahinduke ngo ubaye umwana w'Imana gute? ubwabyo numva icyo kintu cyahita ubutangiye gukereye ibibazo muri karite. Kandi icyo kintu cyo kwita umwana w'Imana mu gitabo cy'amategeko y'Abayahudi cyarahanirwaga. Yego, byabaga kwigeranya n'Imana cyangwa kwiyita Imana. Ujya kwiyita Imana bikaba ari ugutuka Imana, ari blasphemy, bakaguhanisha igihano cyo gupfa. Bibiliya birimo. Icyo gihano kikaba ari igihano cyo kugira gute? Cyo gupfa. Yego. None niba yari yatangiye kwigira Imana, kwiyita umwana w'Imana, akaba bavuze ko atutse Imana, mu gitabo cy'amategeko y'Abahana kirimo igihano cyari icy'ubwo gupfa. None se Yesu yaba ahubwo we yaravuze ko ari umwana w'Imana? Reka tubisuzume. We yaba yariyise umwana w'Imana. Ubwo nidusanga yariyise umwana w'Imana, kiraba kimuhama. Kiraba kimuhama. Nta kibazo. Wakomeza tukareba 10:33 Yohana. Yego. 10:33 havuze gute? Abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza nitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukiyita Imana. Kubw'imirimo myiza nitugutera amabuye. Yego. Ariko kubw'amagambo uvuga kuko uri umuntu ariko ukiyita Imana, aho turagutera amabuye. None se Yesu nabyo yababwiye ko ari umwana w'Imana. Umwana nasase niba bari bamwe ndi kubyumva. None se aba Bayuda ubundi kuki bo batashatse kumenya impamvu Yesu yiyise umwana w'Imana? Ariko se wowe abantu bose bihagurukije muri karitsiye bakiyita Imana, urashaka kumenya impamvu zabo? Hari itegeko ribahana? Nukuvuga ngo Abayuda bo ntago bari bafite umwanya wo kujya kumenya impamvu, ahubwo bahise bo bari bafite itegeko rihana umuntu wese wiyise Imana. Rigomba kumufata rero. Noneho ubwo icyo cyaha cya mbere cyo kigomba icyo ngicyo cyo cyagombaga guhita gihamya Yesu. Yes. Cyagomba guhita kimuhama. Ikindi icyaha cya kabiri bamushinja. Yego. Icyo ngicyo ariko turacyemeranyije ko cyamuhamaga. Icyo ngicyo cyuko yiyise Imana. We Yesu ubwe yarabyivugiye. Yarivugiye ngo nge ubwe yaravugaga ko ari umwana w'Imana. Yego. Icyo ngicyo ndumva nta hantu nagihungira, kuko nawe ubwe mu magambo ye yaracyemeye. Wakomeza. Icyaha cya kabiri rero. Noneho ku cyaha cya kabiri icyo Yesu bamushinze, ariko reka mbasobanure ku cyaha cya mbere. Ese Yesu we yaba yarabyiyise koko yariyise Imana? Yego. Turaza kubibona muri Mariko igice cya 14:61 no 62. Mariko reka tubanze tuharebe buri cyaha cyose njye nyiveho, hanyuma ibintu byagize gute byasobanutse. 14:61 na 62. Sibyo? 61 haravuze ngo, reka duhe kuri 60. Nta kibazo. Umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati, mbese niwiragura na hato niwumvise ibyaha bakureze? Aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Umutambyi yamubajije, ni wowe Kristo koko, umwana w'Imana idahinyuka? Yesu aramusubiza ati, ndiwe. Ndiki? Ndiwe. None ntabwo yamubwiye ngo ndi umwana w'Imana, ahubwo yamubwiye ngo ndiwe, ndi Imana. Yego. Kuko mu mazina y'Imana hari izina ryayo ifite ryitwa ndiwe. Nduwo ndiwe yagize gute? Yabantumyeho. None we yafashe nduwo arikuraho ahita avuga ngo ni ndiwe. Yego. Ndiwe rero ni I am, ni izina ry'Imana. Ubwo bivuze ngo yiyise no mu rubanza ntabwo yabagoraga. Yesu ibyaha yarabyemeye ati ibyo munshinze rega narabikoze. Urabona ko icyaha cya kabiri cya mbere kimurega
icyaha bamurega cya mbere cyanamufasha cyamuhamye. icyaha cya kabiri rero Yego. yavuraga ku isabato, yaviyoraga, yicaga amategeko y'isabato. Nabyo ubwo Bibiliya yaravugaga ngo nugenda no ku isabato ugenda urugendo nibura rw'ahantu ushobora gutera ibuye. Yego. Umva habaga ari bugufi. Icya kabiri ku isabato nanone niwemeraga no kwasa urukwi no gucana iziko ngo uteke, ntibyari byemewe. Yesu rero ayo mategeko yose yarayaviyoye. Amaze kuyaviyora rero ubwo icyo cyaha nacyo cyamujyanishaga hehe? Ku rupfu. Mu rubanza. Mu rupfu. Kuko nyine bakujyanaga mu rubanza, urubanza rwagutsinda immediately mu rupfu. Yego. Yego. Yohana 5:16-17. Tuhasome nta kibazo. Yego. Tuhasome Yohana 5:16-17. Yego. Haravuga hati, yego, nicyo cyatumaga abayuda reka duhere reka histori yose nyikubwire muri make, ariko none tusome kano kantu. Yego. Nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'uyu munsi, nanjye nagiye gute? Ndakora. Uyu ni umuntu wari warahomye, yaravutse ari impumyi. Yesu aramukiza. Amukijije agenda ajya kubwira abantu ko yagize gute? Bamukijije. Bamwe bakavuga ngo niwe, abandi ngo si. Bati cyakora sa nawe. Bamugezaho bati ni njyewe. Bamujyana mu bafarisayo. Na Yesu wamutumye mu bafarisayo. Yego. Ngo agende mu batambyi abiyereke. Abiyeretse baramuza ngo ndagukijije ku isabato. Ati ni umugabo witwa Yesu. Urumva icyo cyaha cyo kuvura ku isabato ubwacyo. Yego. Gukora iyo mirimo ku isabato byari icyaha kijyana n'umuntu mu rupfu. Yesu rero yaragikoraga. Nayo Yesu baramubajije bati ko abikoze, arabasubiza ngo data arakora kandi nanjye ndakora. Arabyemeye kandi yavuga ko akorana na se. Ubwo rero mu mategeko aravuga ngo wowe na so turabahanana. Ariko warugeze ku cyaha cya kabiri bashinjaga Yesu. Sibyo? Sinzi niba uri buvuge n'icya gatatu ngo noneho dutangire twibaze, ubundi tugire ibibazo bimwe twibaza. Impamvu nk'ikintu cya mbere nakwibaza, ni iyihe mpamvu abayuda bo ubwabo bumvaga ko umuntu ukoze ku isabato akoze sakirirego? Ni itegeko ry'Imana ryari riri mu mategeko ya Mose yo mu ijuru. Mu mategeko mu bitabo 5 bya Mose niho itegeko ryari riri. Ni Imana atanze itegeko ry'isabato. Noneho Yesu yari aviyoye iryo tegeko cyane. Ubwo no kwiyita Imana kandi uviyera n'amategeko y'Imana, abantu byabagoye kubyemera. Nyine ntago ndumva Yesu ayo mategeko Mose yayandikaga ayabwirijwe n'umwuka w'Imana. None Yesu aje atangira kuviyora ya mategeko. None se ubwo Yesu ntago atangiye ntago atangiye kuzamo kugonganamo kubera iki we? Nyine nyemerera tujye mu murongo umwe yuko byamuhamaga yadizavingaga gupfa. Ibyo bintu wowe urashaka ngo njye mu mwanya wa Yesu ngo nsobanure murenge? Uyu munsi naje nk'umucamanza. Yewe ntago nshaka kurengera Yesu. Yesu bundi ntago yemeraga amategeko ya Mose. Yarayemeraga. Ni nawe wayamuhaye. Nibyo. None ko ari we wayamuhaye kandi akaba azi ko itegeko yamuhaye n'iryo ngiryo ryo kudakora ku isabato ririmo, none we yashingiye ku cyari ari kuraho. Nyine ninjye kubisobanura ibyo ngibyo, ndaba ngiye gufata uruhande rwa Yesu kandi mfite uruhande rw'umucamanza rwo gusesengura icyaha bamurega n'itegeko rigihana. Noneho urashaka wowe twemeranywe ko ibyaha bamushinjaga byaramuhamaga. Noneho si byose ariko bimwe muri nitumara kubyemera uransobanurira impamvu yaba yarashingiyeho. Wenda ibyo turaza kubijyaho tujya gusoza ikiganiro. Ariko ubu ngubu niba ikiganiro twavuze ngo ibyaha bashinjaga Yesu byaramuhamaga, reka mbanza mbikwereke kandi nkwereke ko byamuhamaga. None dufate uruhande rw'umucamanza wari wicaye ku ntebe y'ubucamanza, tubone ko gushinja biriya bintu Yesu umucamanza nta kosa yakoze. Mu itegeko birimo. Ibyo ngibyo wakwanga kubyumva yaba yigiza nkana. Kuko niba twemera ko twemera Bibiliya,
sibyo? Ibyo bintu kandi ikaba ari Bibiliya yabivuze. Ndumva kamemo nta hantu twashingira tubikwepa yuko Yesu ibyo yakoze bitamuhamaga. Nta hantu twabikwepera, nta hantu twabikwepera rwose. Nishaka ndekera hasi kubera yuko ibirego mberekera kuko tuvuze bibiri uhita udevi. Oya ntabwo ndeviye. Impamvu nta deviye. Urashaka nyine ngo njye gusobanura ibyo bintu, ariko ngiye reka mbanze ngaragaza ibyaha n'uburyo byamuhamaga, kandi ngize ko kugaragaza yuko Yesu nta n'icyaha yakoze. Komeza. Ubundi rega abakristo twebwe tuvuga ko Yesu ntacyo yagize gute? Koko se ntacyo yakoze? Ntacyo. Kandi na Bibiliya none Bibiliya yivuga kuri Yesu imuvugaho gute? None washize ivuga ko ari iki? Ari umukiranutsi. No iyo Bibiliya kwisi umukiranutsi se ikindi icyaha baba bakubaraho kiba ari iki? Ntacyo bakubara nyine bakwita umukiranutsi ntacyo bakubaraho. Yes. Ubwo Yesu nyine ntacyo Bibiliya imubaraho. Yego. None ibyo tureba turabikura he? N'ibyaba ngaba b'abafarisayo nyine. Turimo turabikura. Turabikura si muri Bibiliya. None se Bibiliya mbigushakiye mu mategeko se? Buretse gato. Mbigushakiye mu mategeko? Oya buretse kubinshakira. Bibiliya yije kita umukiranutsi ku wundi mwanya ikamushinja ibyaha ibikoze iki? Iba yivuguruje. Se Bibiliya irivuguruza nawe urabyemera ko yivuguruza? Ntabwo yivuguruza. Erega mu mwanya kuko ubonyejeje aha ngaha mu kiganiro kivuga ngo ibyaha Yesu yashinzwaga byaramuhamaga. None uzanyikeze mu kindi kiganiro kikwereka ko Yesu ari umukiranutsi. Wivanga ibiganiro bibiri icyarimwe. Komeza. Kuko ninshaka kubivanga n'umuntu udukurikiye ntabwo ari bumenye icyaheraho n'icyakurikiza. Ngaho komeza. Dukomeze. Ni minota yose urayishyura. Oya dukomeze intuzi intego twari turiho. Tujye ku kirego cya gatatu. Nta kibazo. Yigiraga umwami. Kandi kwigira umwami igare kugandira Kayisari, ubwami bwa Roma igare ko kurwanya. Ubwo rero niba yigize umwami, undi mwami agomba kumurwanya. Icyo kirumvikana. Kandi Yesu yiyitaga umwami. Cyane. Niyo sabato twavugagaho, yaraje aravuga ati genda ndi umwami. Uyo sabato. Ntago yiyitaga ahubwo yari umwami. Ntago Yesu yiyita. Ntago yigeze yiyita icyo atari. Yari umwami. Ariko se tubishingire he? Yari we. Nyine tubishingire. Tubishingire kuri Bibiliya. Erega Damasani wowe ndakuzi. Iwanyu ndahazi ni hirya hara kwa Yozefu. Urakuzi igejeje imyaka 30 ngo ngere no ndi umwami. Ariko kuki utabivuze kivuka tumenye ko havutse igikomangoma. Iyo hakuze hakura igikomangoma. None ku myaka 30 shabaye umwami koko. Muyihenzira koko. Rega abantu bari bafite impamvu. Bari bafite icyo bashingiraho. Izi mpamvu zabo nubwo wenda nzazisobana mu kindi kiganiro, ariko bari bafite impamvu zo kubona umwana mwakuranye. Ukajya kubona hisa avuga ngenda umwami. Yarega rwose yari bigoranye. Najye se napfa kubyemera. Biragoye. Ariko nari kuvuga ni Yesu yiyise umwami. Yiyise umwami rero birababangamira. Bibabangamiye baravuga ati arimo aragandisha Kayisari, arimo aragandira Kayisari. Yego. Sibyo? 18:36 Yohana 18:36 aho niho Yesu yireguraga. Rega nuri nyuma ya kamera niyumva afite ikibazo nawe akibaze. Nta kibazo rwose. None ayifite. Nubundi ugendeye ivuka rye ahantu yavukiye ubwabyo honyine. Yego. Nyangwa wa muntu akure yita umwami n'ahantu yavukiye. Ayo mateka ni yamwemereraga kwitwa umwami. Amateka yaho yavukiye y'ubwayo ntabwo yamufavorizaga kugira ngo abe umwami. Abo umwami. Ubwo iyo nayo ni iyindi ngingo. Abantu bagomba gushingiraho bavuga ko Yesu atari umwami. Twakomeza. None niba atari umwami, yego, wabishingira he? Ayita umwami. Noneho nyuma yo kugomera Kayisari, agomeye Kayisari kubera ko yiyise umwami. Reka mbanze gisome. Ugishaka abantu. Awakwibaza uti ibintu ubundi imbere mu itangira ryabyo byari bizwi nabangahe? Ayo makuru yuko hazavuka umuntu, yuko hazavuka umwana, no kuna umwana izo nkuru zaje bwa mbere byari bizwi n'abantu bangana iki? Ese bwami byarahageze? Ayo makuru yarahageze? Cyangwa marayika yaraje asanga Mariya avugana nawe ntiyashaka umwami usanzwe ngabimubwiye? Uvuze
nari mvuze ngo ayo makuru yarazwi n'abantu bangahe bwa mbere mu itangira ry'uko umwana azavuka. Ngo marayika aza ntabwo yavuganye na Mariya ubwe, ntiyanyuze ku mwami wari uriho amubwiye ngo hari undi mwami ugiye kuzaza. Yavuze ku mwami usanzwe ngo abimubwire. Uvuze? Nari mvuze ngo ayo makuru yarazwi n'abantu bangahe bwa mbere mu itangira ry'uko umwana azavuka. Ngo marayika aza ntabwo yavuganye na Mariya ubwe, ntiyanyuze ku mwami wari uriho amubwiye ngo hari undi mwami ugiye kuzaza. Yavuganye na Mariya. Ayo makuru abikwa n'umuryango. Wibuke ko na Mariya atwite bashatse kumutera amabuye kuko yatwaye ikinyendaro. Yego. Yosefu akaza kumutwara, nawe yashatse kumubenga. Umva ko na marayika atigeze abwira Yosefu nawe ashaka kugira gute kumubenga. Mu mategeko y'Abayuda harimo itegeko ryavuga ngo umukobwa wese utwaye inda akiri kwasi bamutere amabuye, kandi Mariya yari yarasabwe ariko bari bataramushyingira Yosefu. Ubwo urumva Abayuda bari gushingirayo. Noneho iwabo kwa Mariya na Yosefu barengera Mariya ntibamutera amabuye. None ubwo umwana avutse nuvuga abo ntibamwemeraga ko yavutse mu buryo batemera, barangije bamwita yiyita umwami nako. Abo tubona yuko n'abashumba igihe yavukaga abashumba bandi batarabibwami batarabayahanga b'ibwami cyangwa se abantu bakomeye. Abashumba bo baragiye bo bamenye amakuru bajya gusanganira umwana. Amakuru yagaragaza ko umushumba uri mu rwuri muri Yerusalemu ni Kigali hano, akaba ari mu rwuri Nyagatare, yatanga gitifu. Ubu yazana i Kigali, umwana akazaza i Kigali akaduhatindira umwami. Koko twakurikirana amakuru tugasanga yavukiye Nyagatare za Mucucu iyo nyuma cyangwa za Kirebe, cyangwa yavukiye mu Bigogwe inyuma za Gishwati mu ishyamba. Ababizi n'abashumba 3 cyangwa 4 bari baragiye aho. Ubu koko twabibwirwa n'iki? Kibazo nanone nibaza, aya mategeko yahanaga Yesu yari ay'Imana cyangwa yari ay'abantu? Yari ay'Imana, kuko Imana yashyize itegeko ry'isabato. Iyo ni isabato yamwe ko umuntu yise umwami n'ibindi ayo mategeko yatowe nane n'Imana yashyize cyane n'abantu. N'Imana yahaye Mose itegeko ryo kwigira Imana bakakwica, n'Imana yahaye Mose. Bakoreshaga itegeko ry'Imana nabo bahana Yesu. Banahana Yesu kandi Yesu ari we Mana. 23:2 Luka. Ariko reka mere kuri rimwe. Bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato, batangira kumurega bati, uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu abuza guha Kaisari umusoro, avuga kandi ko ari Kristo umwami. Hari icyaha bamubeshyeye hano, hari icyaha bamubeshyeye aho ngaho nanjye ndacyo kivuze yuko yabujije abantu gutanga iki umusoro. Ariko wibuka ko bamugerageresheje umusoro, yarangiza akababwira ati nimumuzanire ikuta. Yarireba akasanga akabaza ngo ifoto niyande bati ni ya Kaisari, aravuga ngo bya Kaisari mu bihe Kaisari, iby'Imana mu bihe Imana. Hano ntabwo yarabujije abantu gutanga iki umusoro. Icya kabiri baravuga ngo kandi Kristo iki umwami. Aka kantu ko kwiyita umwami ko yarakiyise. Na Pilato yamubaza ngo uri umwami, aravuga ati ndi umwami koko, ariko ubwami bwanjye si ubwina, ndi umwami rero. None se ahubwo hari ikintu numvamo, ngo Yesu ubwe yavugaga ukuri, n'abantu nabo kandi nabo bafite ukuri kwabo. Abo kwibaza ni gute kwa kuri kutahuzaga ngo bose babyumvikaneho bijye mu murongo, kuko Yesu yivugagaho ibintu by'ukuri. Ahubwo ahantu mbona byabisikaniraga nuko abantu hari amategeko bari bafite yanditse, bareba n'ibihamya cyangwa se ibimenyetso bigaragaza wa muntu ugomba kuba umwami wari, bagasanga bitajyanye. Subiramo ikibazo numve. Yavuze ngo kubera iki ibyo Yesu yavugaga byari ukuri, yuko ari umwami, birumvikana amakuru yari afite yari yiziho yari weho. Noneho n'abantu nabo amategeko bakoreshaga nabo kandi bari none se wowe kuba umwami niwo ubyimenyaho cyangwa n'abantu babikumenya? we nkawe yavugaga ukuri kandi kwa nyako yiyiziho ko ari umwami. Abandi ntabwo bari babizi. Abantu none rero kuko tutabizi, ubureka nkubaze, ubu umwami wa Egiputa cyangwa se umwami wa Amerika cyangwa se umwami w'Ubusuwisi aje hano mu muhanda akavuga ati genda umwami, wabyemera wowe? None rero ariko ndavuga mu mategeko yo guhana bari mu kuri kugira ngo bahane uwo muntu wise uwo umwami. None kuba umwami byo byagombaga guhanwa n'itegeko rya Roma, kuko kuba umwami no gusimbura Kaisari, ni ukwigomeka kuri Kaisari. Reka nkubaze ikibazo,
ubu ngubu mfashe itangazamakuru nkajya kuri za kamera nkagenda nigisha abantu ngo ninjye perezida. Ubu perezida w'iki gihugu yandika oya ubumagurutse yari umwami w'igihugu kimwe oya yiyumvaga ko nyine mbanza usubize ikibazo cyanjye hanyuma uvuga ikibazo yaguhana yaguhana kuko niyise perezida kandi hari perezida watowe. Yego, ariko hari ijambo itegeko nuko ngo mu mategeko nshinga y'igihugu cyacu yamana, ariko hari ijambo ngiye numvishe Yesu yabashubije ariko ntago baryumvishe. Yego, baramubajije ngo uri umwami, arababwira ngo ndi umwami ariko si ndi umwami w'inaha mw'isi. niba rero umwami mu bwami bwawe kuki ujyana abantu banjye? Ariko nahano rega abantu nabo umwami ngo rubanda n'urw'umwami, rubanda rw'umwami siko barwita. None najye mu bwami bwe haba mwemera avaho tutamwemera. Bityo bashakaga ngo ajye kwiyita umwami aho muri ubwo bwami bamwemeramo. None yari ubwami, we yari umwami w'iki? We yari umwami w'ubuhe bwami? Kuri aho hatuye hari uwundi mwami. None nyine wowe urashaka ko abaturage bagufata nk'umwami kandi abaturage bamfite nk'umwami wabo, ubwo urumva utari bugongane. Erega n'ubundi misori yamuzanye kwari kwiyegereza abantu kandi akazanabajyana. Yes, ukangenera abaturage afite ubwami. Iryo tegeko immediately mu Baroma ryagucishaga igihanga. Iki cyaha ariko cyo kumushinza ngo yamubuzaga abantu gutanga umusoro cyo barakimubeshyeye. Cyo twabonye ko cyo barakimubeshyeye. Yego. Noneho rero turimo dusatira umusozo w'iki kiganiro. Turaza gusoreza ku mwanzuro. Turaza gusoza dufasha umwanzuro. Hari ibyaha byinshi ariko reka mbibwire abantu muri make. Yego, kuko ndumva urimo ibyaha byinshi bashinje bibabwire muri makeya wenda abantu babimenye. Simbonye umwanya wo kubisobanura no kubibasomera ariko babyumve. Ariko ntacyo nabo bazabigenzura. Tugeze ku cyakane cyo kuvura ku isabato. Yego, icyo cyaha yaragikoze, twese turabizi ko yavuye ku isabato. Ikindi byari kubangamira urusengero. Yageze mu rusengero atezamo akavuduruva yasanga abacuruza arabimena. Nawe utekereza umuntu yari mu isoko cy'Imirongo arimo gucuruza byemewe na leta, wowe kaza ukabyirukana ati nimugire amategeko ntiyagukurikirana kandi n'umuntu ukugize si umuyobozi. Wowe uratandutse mu isoko cy'Imirongo urimo uracuruza, undi araje afashe ibyo wacuruzaga bijugunya hanze, ibyo wavunjaga aramenaguye bati nimusohore ibi bintu, kandi ubikoze si umuyobozi. Kandi ubuyobozi nibwo bwabyemeye ko mugomba kwagira gute kuhacururiza. Icyaha cya gatandatu bamushinzaga kubeshya no gushuka imbaga y'abantu akayabeshya. Kuri icyo ngicyo cy'uburetse yabigishaga kudakurikiza imigenzo n'amahame by'Abayahudi. Nuzi ko yababwiye ngo iby'Abafarisayo bavuga mubyumve ariko imigenzo yabo muyirinde. Naribo bayobozi. Urahasobanuye aho ngaho. Yanababwiye yuko afite amazu yasize ateguye azagaruka kujyana n'abaturage. Yanababwiye ko urusengero azanarusenya n'urusengero ngo rwazarusenya. Yababwiye ko abafite amazu ngo azaza akabajyana. Urumva ibyo byose barabikusanyaga bikaba ibyaha bigira gute bimuhama. Yego, icyaha cya karindwi kwica amategeko ya Mose, kudahana abanyabyaha. Ariko ibyo tubyihorere. Bamuzaniye umugore bafasha agira gute itegeko ryavugaga gute ko mutera amabuye, we yanga kumutera amabuye, nicyamuhamaga. None se ubundi bari bashingiye bamumuzaniye yaje ahindura amategeko muri make. Urimo uravuguruza amategeko. Ubu ndinde guhindura amategeko ya leta ko ubundi abo bayobozi bari bamuzaniye Yesu ngo bigende bite, kandi Yesu n'ubundi atari umuyobozi. Reka byumvikane neza. Nyine baramugeragezaga ngo barebe ko yubahiriza, ari umukirisitu, ari umukiranutsi, yubahiriza amategeko y'Imana. Ngo yari afite ubwami bwe, abana bafite ubwami, azana amategeko yo mu bwami bwe ayazana mu bundi bwami, ahindura abaturage abigisha mu mategeko yo muri bwa bwami. Yego, ikintu cyo yazira. Ikindi cyaha cya 8 kwigarurira ubutegetsi. Kwigarurira ubutegetsi guhungabanya umutekano w'igihugu.
kwigarura ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri kino gihugu bakigushinze wagicika ate rero yigaruriye ubutegetsi ate bamushinzaga gushishikariza abantu kwigomeka kwigomeka ku bantu bakaba ari bo bumvira bakaba ari bo bakurikira bakaba ari bo amategeko ye bakaba ari bo bumvira. Ubwo icyo ni igiki? ni ukwigomeka kwigomeka kuri ku butegetsi no kwigisha rubanda kwigumura kuri leta ikumvira wowe. Akavuga ati nimunyumvire, utanyumvire bizagenda gutya. Bariya ati mwe gutinya bica umubiri, mwitinya bica ubugingo. Wakavuga ko yica umugingo umwanga ashobora no kurimbuka, ariko barabica umubiri babo barawica zabaho ubugingo. Icyo gihe rero ku butegetsi bugushakira icyaha gihuye n'ikibazo cyawe. Sibyo? Yego. Kutubahiriza amategeko y'umuco, kutubahiriza amategeko y'iki y'umuco. Barya abo n'abigishwa baryaga batajabitse iki badakarabye intoki, kandi umuco wabo waravuga ngo bakarabe iki none. Wa mugabo bita Yesu ko numva bamushinzaga ubwirasi. Bajyaga bavuga ngo yari umwirasi wo ku rwego rwo hejuru. Yajyaga avuga ngo ni umucyo w'isi. Nusoza uza kuba mu mwanya nanjye hari ikibazo nza kubaza. Niwe turindiriye. Komeza. Washoje? Nsoza se cyangwa nkomeza? Nusoza ayo mategeko ibyo byaha bamushinje. Uza kuba mu kibazo nanjye hari icyo ndibuze. Bamushinzaga kwiha uburenganzira budasanzwe bwo kubabarira ibyaha, kandi bavuga ko umuntu wenyine ufite uburenganzira bwo kubabarira ibyaha ari umwe, ari Imana. Yesu nawe akabibabarira. Ikindi ariko bari banaje ko Imana itabana n'abantu. Byose mbivuge cyangwa nshaka geze kuri biragarukira kuri kangahe? Nateguye ibibazo 20. Byose mbisome cyangwa reka mbyihorere ugarukira. Nabo barabizi. Hanyuma ikibazo mfite ndagira ngo mbere yuko nyibaza mbanze mbe mu ruhande rwanyu nge hirya gato mere nkubariza abandi. Noneho nagira ngo mbaze ikibazo kigira kiti uyu mwami yaje yiyita umwami koko, araza asezeranya abantu amasezerano, azana n'amahame yandi yo mu bwami bwe ayazana mu bwami yasanze. Ari harimo ihame rivuga ngo umuntu nawe ukubita urushyi nturumwishyure, kandi mu mategeko ya Mose bavuga ko ugomba kumwishyura. Noneho avuga yuko nagukubita urushyi wowe uhindukira agakubita no mu wundi musaya, ngo ntabwo twari umwitero umukenyero umuhe n'umwitero. Urumva ko yaje afite andi mahame avanye muri ubwo bwami. Kino nshaka kubariza rero abatari hano, ni ukuvuga ngo yavuze yuko hari amazu menshi yasize yubatse azaza akajyana abaturage akabajyanayo. Uyu munsi abantu bahawe icyo cyizere barategereza hashize imyaka myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo bya jambo yasize ababwiye n'uyu munsi byaba ryarakomeje mu bantu kwizera yuko bazagenda, cyangwa se uko bagenda batinda bigenda bibashiramo gutegereza bakagenda barambirwa kuko babona atinze. Nicyo ngicyo ese byaba bigeze hehe byavansa bijya imbere kugira ngo abantu bakomeze bizere kazagaruka kubajyana, cyangwa se rego urimo uranjyana mu murongo na rimwe. Uyu munsi ni mu rwego rwo nicaye mu ntebe y'umucamanza, ari gushinja bararega Yesu na Yesu akiregura. Nkafata igitabo cy'amategeko nkasuzuma ibyo bamureze n'ibyo yakoze. None ubwo unjyanye mu ruhande rwo kwizera, kandi naje nicaye mu ruhande rw'umucamanza. Ubwo nari mvugiye abandi batari hano. Abo batari hano utegura ikiganiro uzabimbaza. Nta kibazo. Kuko uyu munsi nicaye mu ntebe y'ubucamanza, ndimo ndareba ndasuzuma kamwe ku kandi ku byaha bamushinzaga. Ahubwo reka nsoze nsobanura iki ngiki, sibyo? Reka ibyo bamushinzaga byo twabibonye, ahubwo ibyo yababwiraga byo ibyo yabizezaga n'ibyo yababwiraga byo bimeze hagaze, tuzabisuzume mu kindi kiganiro. Ahubwo none reka nsoze mvuga kangaka. Tubonye ko ibyaha bamushinzaga koko ibyo bintu yabikoze, sibyo? Ariko ibyo yakoze koko cyari icyaha gute?
icyaha rero, ikintu cyitwa icyaha ni against God, ni icyaha umuntu yakoreye Imana. Nuko ngo Yesu ibyo bamushinje byose nta cyaha yigeze akorera Imana, ahubwo ibyaha bamushinza nibyo yakoreye abantu. Rero ushobora gukorera abantu icyaha ariko ku Mana ntukorere icyaha. Ndatanga urugero. Hari igihugu kimwe nzi cyavuze kiti kwiyiriza ubusa. Umuntu atabuze ibyo kurya akaba ngo sindya akiyiriza ubusa, ni icyaha gihanwa n'iki? Babitora mu nteko ishinga amategeko. None abo bantu batoye iryo tegeko, abakristo badukurikiye ndababaza, ntabwo bajya biyiriza ubusa? Ahubwo navuga ngo turabwiyiriza. Niba twiyiriza ubusa rero twishe itegeko ry'icyo gihugu. Nubwo icyo gihugu tutakibamo ariko turabwiyiriza. Ariko Imana ntabwo twishe itegeko ryayo. Kirumvikanye? Ku itegeko ry'abantu twararyishe, n'amategeko yaduhana bakanatubamba. Ariko ku itegeko ry'Imana turera. Icya gatatu, icya kabiri, hari igihugu nzi cyaritonze kijya ku karubanda gitora itegeko ryayo ngo ubutayu nibwemewe. Abarakora mudukurikiye, hari ubutayu mujyamo cyangwa ni mu bujyamo? Niba mujya mu butayu mwishe itegeko ry'icyo gihugu, nikigufatira kikagushyira muri gereza, uzaba rwose wahanwe n'amategeko. Ariko ku Mana nta cyaha wakoze, kuko Imana ubutayu irabwemera. Biravuga ngo muze mwenyine twihererane mushaka ahantu hatari. Ahubwo ikibazo nasorezaho noneho kirabaza kiti, sibyo? Yego. Ibyaha bamushinzaga ko byamuhamaga byari ukuri koko kumwicisha? Mu mategeko y'Abayuda byagombaga kumwicisha. Ariko Yesu we yarinde, yari nyiri amategeko, yarinde wo gupfa, yari nyiri amategeko. Yego. Muri make Yesu ntiyarenganye. Nicyo nshaka kubereka rero, ushobora gukora ikintu kikaba icyaha mu maso ya rubanda, ariko kikaba ukuri imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ndaguha icyanditswe kindi cya Yesu yavuze. Yaravuze ngo umuntu wasize se, agasiga nyina, agasiga amasambu, agasiga abana n'abagore, akankurikira, akiri mu isi azakubirwa kangahe? 100, ahabwa n'ubugingo buhoraho. Mu gihugu tutuye rero guta umuryango ni icyaha. Umuryango kujyana mu nkiko. None yego bana, ubwo urumva ko abantu dushobora kugushinza ibyaha bikanaguhama, tukanakwica, ariko ku Mana ukera. Na Bibiliya bivuga ngo umuntu azagambanirwa n'abo mu nzu ye. Umwana azagambanira nyina, nyina azagambanira umwana, umuhungu azagambarwa na se, umukazana na nyirabukwe. Ibyo bizaba byatewe n'iki? Nuko icyo mwemera gitandukanye. Ngewe nkaba ndi umukirisitu, nakiriye Yesu umwami n'umukiza, ariko iwacu naho nashatse n'Abayisilamu bakanca. Nuko rero impamvu banciye, uzi ikintu babuze? Babuze itegeko ryo kunyicaraho ubundi bandangiza. Niryo babuze. Ariko hari ibindi bihugu ubu umukirisitu bakaneza shingiye ku mategeko y'Abayuda. Ubwo bivuze ariko ushingiye ku mategeko y'Abayuda Yesu ntiyagize gute? Ntabwo yarenganye. Ariko ushingiye ku mategeko y'ijuru yazize akarengane. Aho turuzuzanya, aho ngaho rwose. Ku mategeko y'ijuru yari umwana w'Imana. Ku mategeko y'ijuru niwe nyumwami w'Isabato. Yego. Ku mategeko y'ijuru koko yari umwami. Yego. W'Abayuda n'Abaroma natwe twese cyane yari umwami. Ku mategeko y'ijuru yaviye Isabato, kandi kuko byari bikwiye kuko Isabato yari yayishyizeho iherezo, atangisha ikindi gihe cy'ubuntu kitagendera ku mategeko. Ariko noneho ku mategeko y'Abayuda n'Abaroma yari umunyabyaha, kuko yose yarayishe ku mugaragaro. N'uyu munsi dushobora kuba abanyabyaha imbere y'abantu, ariko ku Mana dukiranuka rwose. Nanga urugero abantu noneho babyumve impamvu mvuze ngo yari umunyabyaha kandi Yesu atagize akora icyaha. Yego. Impamvu Bibiliya ivuga ko Yesu atigeze akora icyaha, nuko nta cyaha yigeze akora against God. Ariko yakoze ibyaha byinshi against people. Kuko abantu nabo banyishyiriyeho amategeko, ukavuga ugasanga ukayaviyora, ubwo nuko icyaha kuri abo bantu. Ukoreye icyaha abo bantu banyira amategeko. Nanjye ndabyumva. Turibuka ko yasanze bacuruza mu rusengero akabimena. Yego. Nawe tekereza watanditse mu isoko umuntu akaza akabimena.
kandi aho hantu n'ubusanzwe musanzwe muhacuruza muhasanzwe muhacururizwa iyo wanavutse usanga wahacururiza ibyo bintu biremewe rwose no mu mategeko y'iwanyu ariko undi araje ahinda ibi kandi ubimenye si umuyobozi ubwo urumva icyo cyaha akoreye mu isoko kitamujyana mu nkiko cyane kuri bo rero yarabakoreye icyaha ariko ku Mana yari akoze umurimo yego wasoreza ntabwo abantu bisobanukiwe noneho rwose nta kibazo. Salam Shalom. Shalom, Uwiteka Imana bagire neza, murakoze. Amen.